Bantu mukunda gusenga mwizera Imana, ndagira ngo mbasabe muri aka kanya mureke dusenge. Erega Imana yabanye natwe. Reba nkanje ukuntu ngana, ndashima Imana yuko yandinze ntarigera njya kwa muganga ngwaye ngo bantere urushinge. Nshobora kubivuga ukagira ngo ndabesha, ariko ibyo mvuga ni ukuri. Ngaho mureke dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje. Wakoze kubana natwe, wakomeze kuje kurinda ubuzima bwanje. Mbaye ngushimiye aho ugejeje Mana. Uwiteka dore ndi imbere yawe kandi nsengera n'abandi, mu izina rya Yesu Kristo shize ubugingo bwanje mu biganza byawe, kandi ibyiza byose unteganyiriza ndakwinginze ngo ubinkorere mu izina rya Yesu, kandi ukomeze ubane nanje. Dore nsengeye abagwayi bose bari mu bitaro, nsengeye abantu bari mu mihanda bagenda, nsengeye abantu bari kugenda ariko bakaba bafite n'ibibazo, nsengeye abantu badafite akazi babona akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze gumanure imbaraga z'abamarayika zimanuke zigote hano hantu mu izina rya Yesu. Manura inkingi zigote hano hantu, umanure abacuzi bane barimbagure icyo kintu cyose gishaka kwitambika mu buzima bw'umuntu wese ukwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umuntu wese ugera kwirisengesha akaryumva, amenye ko tugiye kujya duhora dusengana mu izina rya Yesu. Umuhe umutima wo gukora subscribe kugira ngo akomeze yizere ko tuzajya dusenga buri munsi mu izina rya Yesu. Umwambike imbaraga zo kukwizera. Urakoze Yesu, amen.